Tugiye kwiganaho muri uyu mwanya ijambo nakomeje kumva rinzamo cyane kuva kwa gatanu. Iryo jambo rinzamo cyane ryuzuye umutima wanjye, ndavuga ngo birakwiye ko iri jambo ari ryo tuganira kuri uyu munsi w'icyumweru. Ni ijambo rigendanye n'umwuka wera. Amen, amen. Umwuka wera, abenshi bamwe bawufata kumwe, abandi bakawufata ukundi, bamwe bakawuvuga gutya, abandi bakawuvuga ukundi. Ariko umwuka wera mu itorero ry'Imana ni isezerano kubizera bose. Uyu mwuka wera itorero ryahawe, tuhabwa na Kristo. Wari warahanuwe n'abahanuzi benshi. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera bagiye bawuvugaho. Ezekiyeli yawuhanuyeho, Yoweli yawuhanuyeho, wagiye uvugwaho. Imana ishimwe. Umwuka wera rero, iyo tuvuze umwuka wera ni itorero. Navuze ngo itorero n'umwuka wera, ibyo bintu uko ari bibiri bifite ikintu bihuriyeho. Amen. Itorero ni irya Kristo. Haleluya. Kuko itorero, nimvuga itorero simvuga aya mazu yubatswe ngo mvuge amazina y'amadini atandukanye. Itorero ndavuga umuntu wese wizeye umwami Yesu, umuntu wese wacunguwe n'amaraso ya Yesu. Mu madini atandukanye abantu babarurirwamo mu mpande zitari zimwe. Itorero ni abantu bose bacungujwe amaraso y'igiciro ya Yesu Kristo, abamwemeye bakamwakira. Abo ngabo ni nge, ni wowe, ni twe torero. Amen. Iri torero rero rifite nyiraryo. Imana ishimwe. Itorero rifite nyiraryo. Itorero si irya apotre, itorero si irya pasiteri, itorero si iry'umuhanuzi, itorero ntabwo ari irya padiri cyangwa musenyeri. Oya, itorero ni irya Kristo. Haleluya. Itorero ni irya Kristo. Kristo yagiye ahamagara abantu, abasigira kugira ngo bahagarare, babashe kurinda umukumbi we. Abo nibo bafite ayo matitire atandukanye. Kuko Yesu nitumubona ahagaze, Yesu ntabwo tuzamusanga muri REHOBOTH, ntituzamusanga muri ADPR, ariko Yesu afite abantu yasigiye kugira ngo bamuhagararire mu mpande zitari zimwe. Amen. Kugira ngo abashe kubanyuzamo ibikwiriye kugira ngo bitunge abamwizeye bose. Imana itugirire neza. Tugiye kuganira rero mu mwanya ushoboka aya magambo tugiye kuganira. Imana imfashe tubashe kuyumva, tubashe kuyasobanukirwa. Kuko ibintu biduheza mu rungabangabo, ibintu bituma akenshi tudahagarara neza, ni ukwitiranya. Tukitiranya ibintu. Ngewe iri torero, itorero ni irya Kristo. Itorero rifite nyiraryo. Itorero ntukaritunga urutoki, itorero ntukarivuge, kuko rifite nyiraryo kandi aribereye maso ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe. Mwuka wera rero ni ikimenyetso gikomeye. Yesu ajya gusubira mu ijuru yabwiye abigishwa. Yohana 14 tuhasanga amagambo Yesu yavuze abwira abigishwa. Arabwira ngo ndagiye, ariko birakwiye ko mva muri mwe, kuko nintava muri mwe hari aho mutazagera, hari n'ibyo mutazageraho. Ariko birakwiye yuko mpaguruka muri mwe. Ariko nubwo ngiye guhaguruka muri mwe, ntabwo nzabasiga mwenyine.
amen. Kuko intumwa zari zifite ikibazo, Yesu yagendanye nazo, akavuga ubutumwa, agakiza indwara, agakora imirimo ikomeye. Bo babona ko Yesu nava muri bo bizaba birangiye, babona nta kintu bashobora kuzakora. Ariko Yesu arabwira ngo birakwiye yuko ntandukanwa namwe, ariko mu gutandukanwa namwe muhumure, ntabwo nzabasiga mwenyine, nzabasigira umufasha. Uwo mufasha rero niwo Mwuka Wera, amen. Ariho yabwiye abigishwa, arabwira ngo mugende mutegerereze Yerusalemu, muhategerereze ibyasezeranijwe. Icyo yababwiraga wari Umwuka Wera. Imana itugirire neza. Rero itorero, Umwuka Wera ni ibintu bidashobora gutandukanwa. Eka dusome ijambo ry'Imana tubona mu Baroma, ijambo Paulo yandikiye Abaroma. Turasoma amagambo make kubera umwanya, ariko twakabaye dusoma aho n'ibintu byinshi, ariko turasoma make kubera umwanya. Ariko wowe dukunda kubivuga ngo nuzajya uri mu rugo ujye ugira agahe kawe, ufate Bibiliya yawe, usome ijambo ry'Imana mu buryo burambuye. Bigufasha gusobanukirwa, bigufasha kumenya, bigufasha kunguka mu ijambo ry'Imana. Ariko iyo ugendera gusa ku byanditswe bitambuka mu gihe cy'ivugabutumwa biragoye, kuko ivugabutumwa si seminari ngo twige tubaze. Ariko iyo ugeze mu rugo ufata ijambo. Ngiye gusoma guhera ku murongo wa 8, ariko uhereye ku murongo wa 1 ku icyo gice cya 8 cy'Abaroma byagufasha cyane. Ariko ndahera ku murongo wa 8. Erega burya, Abaroma igice cya 8 turahera ku murongo wa 8. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'Umwuka, niba Umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira Umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Nidushake tugarukiriza aho ngaho kubera amasaha yacu. Yesu nashimwe. Umwuka wa Kristo, baravuze ngo umwuka wa Kristo niba ataba muri mwe ntabwo muba murabe. Umwuka wa Kristo ni Umwuka Wera, ni Umwuka w'Imana, kuko ni umwuka wa Kristo, kuko ahamya Kristo, agasobanura Kristo. Niyo mpamvu ari umwuka wa Kristo, kandi twamugabiwe na Kristo. Haleluya. Akaba umwuka w'Imana n'umwuka wo gukiranuka. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Akaba umwuka wera, kuko ni umwuka utagira inenge. Yesu ashimwe. Byose rero ni ijambo rimwe. Yavuga umwuka wa Kristo, wavuga umwuka wera, wavuga umwuka w'Imana, tubivuga mu buryo butandukanye, ariko twese tuba tuvuga ijambo rimwe. Bene data rero, umwuka w'Imana cyangwa umwuka wera mvuga kuri aya masaha, ntabwo ngiye kuvuga ku mpano z'umwuka. Nabwiye ngo tubifata mu buryo bitandukanye. Abantu benshi iyo umuntu avuze umwuka wera akavuga umwuka w'Imana, abantu bose bahita bigira mu mpano z'umwuka wera. Bagahita bumva guhanura, bagahita bumva kwerekwa, bagahita bumva kuvuga indimi, bakumva ibintu bitandukanye. Ariko siko kuri. Uyu mwuka wera nk'uko Paulo yavuze, aba ngo niba ari muri twe niwe udutera gukiranuka, ngo kuko umuntu wa kamere ntabwo ashobora gukora ibinezeza Imana.
ariko uyu muntu wa kamere iyo yamaze guhindukira akakira umwuka wera ajya abashishwa nawo gukora iby'Imana ishaka. Torero ry'Imana kugira ngo dutunganywe, kugira ngo twezwe, kugira ngo tube abashyitse ku kigero Kristo ashaka, nuko tuba tubabwamo dutuwemo n'uwo mwuka wa Kristo. Haleluya. Utuyobora gukora ibyiza, utuyobora mu rukundo, utuyobora mu kwihangana, utuyobora mu kuzinuka ikibi n'igisa nacyo. Imana ishimwe. Tuzasanga rero turi kuvanga ibintu, turi kwitiranya ibintu. Hari abahanuzi umwuka w'Imana yavuyeho, barahari, barahanura kuko barahawe, uwabahaye ntiyabanyaze, arakureka ugakomeza ukaba icyambu ugakomeza. Ariko abo bantu bafite impano z'umwuka bavuweho n'umwuka w'Imana niba usanga bagayisha itorero ry'Imana, ugasanga batukisha izina ry'Imana, ugasanga mu banyamahanga, iyo tuvuga abanyamahanga n'abantu batazi Kristo ni abapagani mu yandi magambo nk'uko ijambo ribitubwira, ugasanga bavuga ngo ariko se bariya ibintu bavuga biriya njyewe sinkeneye no kubyumva. Ni ukubera iki? Ni uko areba ibintu umuntu avuga, yareba n'ibintu akora agasanga ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo bintu bigatukisha izina ry'Imana, ndetse bamwe bakanabizinuka akavuga ngo ntabyo nkeneye, ibyo nabigumane sinkeneye kumva n'ibyo ngibyo. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Ariko ndanyumva mbabwire ngo uko biri kose itorero ry'Imana rifite urihagarariye. Itorero rya Kristo rifite urihagarariye. Kandi ijambo rirambwira muri Timoteyo wa mbere ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Nubwo ibintu bivangavanze, nubwo ibintu byitiranijwe, ariko uko biri kose itorero ry'Imana riracyahari, riracyahari. Abemeye Kristo bakamwizera, umwuka wa Kristo akaba muri bo, baracyahari. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Amen. Haracyari 7,000 bicyubaha Imana. Haracyari 7,000 bicyuburiye amaso kuri yo. Haracyari 7,000 bicyuzuye kwihangana kwa Kristo. Amen. Kuko niba dutunze umwuka wa Kristo, tugendana ibyo yagendanye, tukihanganira ibyo yihanganiye. Kuko yigeze kubwira abigishwa ngo niba bagize gutyo umwigisha, abigishwa bo bizacura iki? Yesu yari kubabwira ko ibyo ahura nabyo nabo bazahura nabyo. Aravuga ngo niba bita umwigisha bakamwita umukuru w'abadayimoni, mwebwe hazacura iki? Amen. Haleluya. Niyo mpamvu iyi minsi ya none uzasanga abantu bajya ati hariya uriya yuzuye akoresha inzoka, akoresha ibiki, na Yesu babimuvuzeho. Uriya ziriya mbaraga zava he? Bari abantu bakurikira icyo uretse imyuka mibi iri muri we iri kubakurura, na Yesu babimuvuzeho. Barebye ibitangaza akora, bareba imirimo akora, bareba ukuntu abantu bose bari barahagurutse bamukurikira, baravuga ngo ngo ni umukuru w'abadayimoni. Ariko Yesu ababwira neza, arabwira ati ntacyo. Niba ubwami butangiye kwirwanya babugiye gusenyuka. Niko Yesu yabashubije. Yesu yagiraga ibisubizo byiza, ntabwo yajyaga impaka. Yarabwiraga ati ntacyo, ubwo ubwami butangiye kwirwanya, nkaba ndi umukuru w'abadayimoni kandi nkaza nirukana abadayimoni, ubwo ubwami bwacu bugiye gusenyuka. Yesu mureke twigire kuri Yesu, umwuka wabe muri twe. Haleluya. Twe kujya impaka za ngo turwane,
ahubwo umwuka yo muri twe tugira ibisubizo dusubiza abatizera, nibarangiza niko ijambo rivuga ngo babura icyo baturega. Amen. Ariko abantu bajye bahangane batukane umwe asubiza undi, undi asubiza undi, ati ngende mw'Imana, undi ati urimo abazimu, basubizanye batukane bavuge n'ibitutsi byo mu isi, ngo ni umwuka, ngo bari guharanira bose. Ubwe tutarenganije abapagani, Yesu yari yuzuye ubwenge, kandi ijambo riratubwira ngo Yesu yaragiye ariko hari abo yasize. Abo yasize rero bakwiye kugira ubwenge nk'ubwe, kandi nta kindi kibibahesha. Ntabwo ari uko bajya kubyiga ngo bagire za doctora ngo nibwo ubwenge buri buze. Haleluya. Ahubwo nuko babasha gutunga uyu mwuka, ntibabeho ari abanyedini, ahubwo babeho ari abagenzi bagana Isiyoni buzuye umwuka w'Imana. Haleluya. Nta kindi gitumye abantu bameze nk'abahanganye muri iyi si. REHOBOTH yakubaka aha, hariya hari irindi, bagatangira guhangana, bagatangira gusebanya. Ariko twakabaye twubaka twese ubumwe, ngo umurimo w'Imana twese tugiye kuzuzanya, kuko ijambo riravuga ngo twese turi ingingo ziri ku mubiri umwe. Haleluya. Uwo mubiri ni wo Kristo, ni wo twese twubakiyeho. Imana ishimwe. Haleluya. Rero abahanuzi ntibakabaye bahura ngo batangire gusebanya. Amen. Abahanuzi babiri nibahura, umwe atayavuga ati uriya umwitondere umwitondere, nutamwitondera arakugeza kure. Kandi bose niki? Ariko kuko dufite ibindi twimitse, tukimura uko ijambo ryatubwiye, nitwimike Kristo muri twe, kuko wimitse Kristo, umwuka wa Kristo ari muri we. Kandi ijambo ryatubwiye ngo udafite uwo mwuka ntabwo ari uwe. Amen. Haleluya. Ntabwo twasoma amagambo ni menshi. Paulo yabivuze abwira abikorino, yabivuze mu Befeso, avuga ukuntu umwuka w'Imana ari ikimenyetso gikomeye kidukonekta n'umwami Yesu. Ugiye mu byahishuwe hagaragara yuko igihe Yesu azagaruka gutwara itorero, nta kindi kintu kizabitumenyesha. Abafite uwo mwuka no bazabimenya, abadafite umwuka bazasigara hano mu isi, kuko ntibazamenya ko Kristo yaje gukura itorero mu isi. Amen. Ariyo mpamvu ijambo rivuga ngo abadafite uwo mwuka ntabwo ari aba Kristo, ntacyo bahuriyeho. Amen. Ubundi ijambo riravuga umwuka agaragara mu bimenyetso bitandukanye, ariko hari bivuga ngo ni ikimenyetso. Ikimenyetso ni nka kashe, ni ingwate. Haleluya. Imenyekanisha ko umuntu iki kintu nyiracyo. Rero umwuka ugaragaza ko turi aba Kristo. Umwuka uturugaragaza ko turi aba Kristo. Igihe hazaza rero icyo kimenyetso nicyo kizahita gikonektana na Kristo, duhite tuzamurwa. Abo mubiri, aba kamere ntabwo bazamenya ko Kristo yaje kwima ingoma. Ariho mu byahise bavuga ngo bamwe bazatangira kujarajara, bazenguruke bavuge ngo byagenze bite, habaye iki, bimeze bite. Haleluya. Ariko kuko bazaba barumvisha ijambo, nubwo bimeze gutyo bicaye mu nsengero, bicaye mu madini ataramwe, bumvisha ijambo ariko banze kwakira umwuka w'Imana muri bo, niho rero bazatangira guhibuka, bakibuka ijambo bumvishe, bakibuka ibya Kristo, bakibuka ko azaza abafite icyo kimenyetso akaba aribo bakimenya, kuko ni ibintu bizakorwa mu buryo automatique. Ntabwo ari ibintu bizaza ngo bajye bakora kuri mwene data umwe bakore kundi oya, ahubwo ngo umwuka, ngo Yesu nabamanutse, abantu bose bafite icyo kimenyetso cye bose bazahita babyumva mu mwuka, bahite bazamuka. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana dukwiriye gusenga, tugasenga. Ibintu byinshi twigishwa nta nubwo abapastori bacu bakabaye bavunika, kuko turimo uwo mwuka wa Kristo. Uwo mwuka ajya twigisha.
uwo mwuka ageze akatwigisha. Amen. Ari usanga ijambo rivuga ngo ni umwuka w'ubugingo. Haleluya. Umwuka w'ubugingo, kubera ko ni uduha ubugingo. Iyo wamaze kumwumvira uba wamaze guhabwa ubugingo. Haleluya. Ugira ngo umuntu ufite uyu mwuka azigishwa uko akwiriye kwambara, azigishwa uko akwiriye kugenda, azigishwa uko akwiriye kuvuga, azigishwa uko akwiriye kwirinda, azigishwa ko adakwiriye kunywa inzoga, kandi ikimurimo gifite icyo kimuyoboramo, ikimurimo gifite icyo kimwemeza. Amen. Ikiri muri wowe nicyo kikuyobora. Niyo mpamvu ijambo rimanuka, tukumva ijambo twese tugafashwa, tukagira ngo twafashijwe. Twamara gusohoka ijambo twumvishe twese tukagaragara mu buryo butandukanye uburyo twaryakiriye. Amen. Haleluya. Ubusambanyi ni icyaha, kuko ijambo ryatubwiye ngo umuntu wa kamere n'uw'ibyaha, ariko umuntu w'umwuka ni wo gukiranuka. Rero niba ijambo riri kutubwira ngo mureke ubusambanyi, mureke ubujura, mureke inzangano, umuntu uri muri twe niwe udutera ibyo ngibyo. Uyu munsi njye nawe twicare twitekerezeho, twibaze ngo umuntu uri muri njye ni uwuhe? Ndi kumwe n'umuntu wa kamere cyangwa ndi kumwe n'umwuka wa Kristo? Ko ninjira mu rusengero narabatijwe. Umuntu ashobora kubatizwa adafite umwuka, kandi umuntu ashobora kumwakira akihana, agahita amwakira. Hari umuntu umaze imyaka 10 mu idini ataramwakira, agendera mu mihango gusa, agendera muri doctrine, ariko mu by'ukuri hari ikigaragaza ko umuntu umwuka wa Kristo ari muri we, cyangwa ayobowe n'umwuka, ayobowe na kamere. Amen. Ariho intambara zose zituruka, ariho ingorane zose zituruka. Intambara zikavuka mu baririmbyi, zikavuka mu bakorera Imana mu nzego zitari zimwe. Zituruka he? Umuntu urimo imbere niwe uyobora uri hano. Muri njyewe undimo azanyobora. None uko anyobora niko nzagaragara, ni nako nzavuga, ni nako nzakora, niko uzambona hasi hanze. Sinzagira isoni zo guhangara mama Eric, sinzagira ubwoba bwo gukora ibinyuranye n'ibyo nahagaze hano nkavuga, kuko uri muri njye ni unyobora. Amen. Haleluya. Bene data, tudafite umwuka w'Imana ari wo mwuka wa Kristo, ntabwo dushobora gukora iby'ijambo ritubwira. Niyo twabyigishwa guhera mu gitondo, ntituramye ntiduhimbaze, tugaturuka mu gitondo batubwira icyaha, badusobanurira icyaha, batubwira kamere, batubwira duhinduke, batubwira bigende gute. Haleluya. Nubwo hazamo n'inkoni, ntabigeze kuba ngo bame inkoni nkubite hano bantu bihane, niyo wakwitwa inkoni 1000 wasohoka ugasubira kwa kundi. Ariko iyo umwuka wa Kristo yamaze kumanukira muri wowe, haleluya, yamaze kumanuka muri wowe, haleluya, ajya gutera kugira agahinda. Wakora n'ikintu akagutera agahinda, kandi gatera kwihana. Amen. Haleluya. Yesu niko yabwiye abigishwa muri Yohana, arababwira ngo uwo mwuka w'ukuri naza, kuba ataramenya Kristo azabemeza iby'icyaha. Ariko ntabwo ushobora kwemeza umuntu icyaha, mushobora kuburana. Niyo waba ukimusanzemo mukaburana, akakubwira yuko we yarari gutambuka atagikoze, kandi wamwiboneye. Icupa n'ikirahuri kinywe bibera, akavuga ati reka n'umuntu twari turi kumwe ryari, mukabiburana, kuko hari ikiri muri we nicyo kimutera gukora ibyo ngibyo. Rero uragira ngo abigenze ate? Amen. Uyu munsi rero, niba koko turabo Kristo yacunguje amaraso y'igiciro, mureke twakira umwuka we w'ubuntu. Haleluya. Umwuka w'ubuntu, haleluya, ni umwuka w'imbabazi, ni umwuka utuzanira kwihana, ndetse akaduha n'imbaraga zo kubyinjiramo. Mureke twakira umwuka w'ubuntu. Haleluya.
haleluya. tuve mu idini, tureke idini, kuko muri byamya ngo idini ririca, idini riramugaza, idini rihindura umuntu igikuri mu mwuka, idini rituma umuntu atava ku rugero ngo agere ku rundi. Ariko wemera umwuka w'Imana ajya guhindura, akakugira ushimwa n'abantu kandi ushimwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Mureke dutunga umwuka w'Imana, dushimwe n'abantu ariko dushimwe n'Imana, kuko hari abantu bashimwa n'abantu badashimwa n'Imana, kuko batuwemo n'umwuka wa kamere kandi bazi n'uburyo bwo kwiyoberanya mu maso y'abantu. Haleluya. Abandi bitwa ba ngeso nziza, ariko ngeso nziza nta mugabane afite mu bwami bw'ijuru. Amen. Kuko ni ngeso nziza ariko nta mwuka w'Imana utuye muri we. Ariko iyo ngeso nziza niyemera gaturwamo n'umwuka w'Imana, azaba umugwaneza. Haleluya. Ibyo akora bizamubera icyambu kizamugeza mu bwami. Ariko ngeso nziza naho yaza kubaka urusengero rwose, ariko atuwemo na kamere, asohoka agakora ibyo abapagani bakora, nta mugabane ibi ngibi nta n'ingorane azabibonera. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi aya magambo niyo yanjemo, turi mu bihe byo gushima Imana, ariko mureke dushima Imana natwe dushima Imana itwishimiye. Haleluya. Twishimire ko dushoje umwaka, kuko wigejeje yakoze imirimo myinshi. Amezi 11 Imana iturinda, ibana natwe twita ikora ibirenze ibyo twibwira. Imana yakoze ibintu byinshi, ariko mureke dusoze uyu mwaka twishimirwa n'Imana, dusoze uyu mwaka umwuka w'Imana atuye muri twe. Amen. Haleluya. Tujya turirimba tukanasenga ngo amavuta yawe nambeho. Iyo uvuga amavuta ubuhamagara umwuka w'Imana, ariko umwuka w'Imana ntabwo ajya aturana na kamere. Hari ibintu bibanza bikimuka, kamere y'iwacu ikavaho, kamere y'uko nayo ikavaho, mwimika Kristo muri nge. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yadusigiye ikimenyetso gikomeye. Hozea naririmbye aravuga ngo nicyo kitwemeza ko turabe nawe akabaro wacu. Haleluya, haleluya. Icyo kimenyetso rero warabatijwe, imihango itandukanye yarakozwe, yewe ufite n'imirimo rwose uri gukora, ariko utekereze ubaze ngo umwuka w'Imana ari umwuka wera, umwuka wa Kristo ari muri njyewe, ari muri nge. Haleluya. Ubyibaze nanjye mbyibaze. Niturangiza dufata umwanzuro, ubundi dusoze uyu mwaka dushima Imana nayo idushima. Dusoze uyu mwaka dushima imirimo myiza Imana yadukoreye, ko yaturindiye imiryango, ikaturindira imirimo, ikadukorera ibikomeye. Bamwe ikabubakira, abandi ikabakorera ibindi, buri wese afite ibyo yamukoreye. Uyishime ariko nawe igushima. Haleluya. Nta kindi bidusaba. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mureke twemere umwuka w'Imana azature muri twe. Imana ihabwe icyubahiro. Twemerere kwemera umwuka w'Imana ko kwemera Kristo akaza kima, agatura muri njye, agatura muri wowe. Haleluya. Murebe ukuntu tuzaba amahoro, tukaba umunezero, tukaba mu byishimo nk'abana b'Imana, kuko uyu mwuka wa Kristo niwe uduhindura abana b'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yesu yaravuze ngo abadafite umwuka nta hantu duhuriye, ntacyo duhuriyeho. Ijambo ryawe tubwiye mu Baroma 8 ngo udafite uwo mwuka nuvuga ngo ni uwa kamere. Uwa kamere rero nta wahuriye na Kristo,
kandi Kristo icyamuzanye yaje kugira ngo imirimo ya kamere yimurwe muri twe, himikwe umwuka wa Kristo atuyobore mu mirimo myiza. Haleluya. Rero niba uwo mwuka atari muri twe, hari ibintu dusabwa, ariko ibyo bintu niyo twabisabwa ntabwo twazigera tubishobora. Twasabwa gukora neza, twasabwa kuba abakristo beza, ariko ku bwa kamere ntabwo twabishobora. Ariko kubw'umwuka wa Kristo ujya udushoboza, ujya utweza, ujya udutunganya, ujya uduha imbaraga. Haleluya. Ukadushoboza gukora ibyo umuntu wa kamere atakabaye akora. Yesu ashimwe. Wifuza uwo mwuka, kuko itorero ari ryo bacungujwe amaraso y'igiciro na Kristo, n'umwuka ni ibintu biri kumwe. Amen. Niba waracunguwe nkaba naracunguwe, bisobanuye ko umwuka wa Kristo agomba kuba muri njyewe, kuko nicyo kimenyetso yadusigiye, ngo ni nacyo kigaragaza ko turi abana bayo by'ukuri. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu mwuka yamaze gutura muri twe, hari ibigenda bitugaragaraho. Amen. Yesu akibatizwa na Yohana umubatiza, ngo yagaragaho n'ikimenyetso cy'inuma. Kira nacyo gisobanura umwuka w'Imana. Kimenyetso cy'inuma kigasobanura ubutungane. Kira kimenyetso cyagaragazaga ko ari umwana w'Imana nk'uko ijwi ryabivuze, utunganye. Niyo mpamvu rero natwe uyu mwuka akwiye kuza, ubwo butungane bukaba muri twebwe. Atari umwuka w'Imana nta kintu cyadutunganya pe, kuko kamere yacu twavukiye mu byaha, turi bene Adamu. Ariko ku bwa Kristo wabambwe, turi aba Kristo watsinze icyaha akazukana kwera no gukiranuka. Imana ishimwe. Ndashoje kuko uyu munsi muzi ko dufite igiterane gikwiye gutegurwa, abantu bakagenda bakaza kugira ngo bagaruke huzuye imbaraga z'Imana nk'uko turi kubivuga. Haleluya. Ariko nshuti y'umusaraba, uwo mwuka wa Kristo ari muri wowe? Ese urumva ugize icyifuzo cyo kumutunga? Amen. Haleluya. Tugiye gusenga. Eka nsoreza aha, Imana izaduha ikindi gihe dukomeze tuvuge ku mwuka w'Imana, kuko hari ibintu byinshi bigenda bigaragara bitakabaye biba muri twebwe, ariko bikagaragaza mu by'ukuri ibiri muri twe. Uri muri twe ni utuyobora. Yesu ashimwe. Ni ukuri, uri muri twe ni utuyobora. Ukurimo ni ukuyobora, nibigaragara inyuma nyine bigaragaza ukurimo. Uri muri nge ni unyobora, nibigaragara inyuma bigaragaza undimo. Haleluya. Haleluya. Rero mureke twemere umwuka w'Imana ze yime muri twe. Tugiye gusenga. Ufite icyifuzo ari buhaguruke dusengane, ariko mbwira abakristo tugiye gusenga kugira ngo uwo mwuka abe muri twe abakristo. Ariko nsaba umuntu wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza, akanabatizwa mu mazi menshi, rwose ukaba uri umukristo, ukeneye kubabwaho n'ikimenyetso. Nimvuga iki kimenyetso ntabwo mvuga ubuhanuzi, simvuga kuvuga indimi, simvuga, ndavuga umwuka wa Kristo kuba atuye muri twe. Hari ibigenda bitugaragaraho. Ariko umuntu wese, Yohana yavuze ngo nge ndabatirisha amazi, ariko uzaza nyuma yanjye azababatirisha umwuka n'umuriro. Haleluya. Haleluya. Nguzaza nyuma uwo yari Kristo. Webwiye ngo ndabatirisha. Urero turi kumwe n'abantu babatijwe umubatizo w'amazi, ariko batarabatizwa umubatizo w'umwuka wera. Wakwibaza ngo umubatizo w'umwuka wera se gute? Simanura. Oya, ushobora kuwubatizwa kandi utari umuhanuzi, gusa kikaba ari ikimenyetso kiri kuri wowe, kugira ngo ubwo Kristo azaza nyine icyo kimenyetso kizahite gikonektana na nyiracyo ahita kujyana. Yesu ashimwe. Mu byakozwe n'intumwa mu bice biri ngo umwuka amanukira intumwa, ngo bavuze indimi, bavuga indimi, abantu bose baratangara. Haleluya. Haleluya. Umaze kubatizwa umubatizo w'amazi, wabatije umubatizo umwuka wera? Ni akabazo.
niba utarawubatizwa, kuko umuntu ashobora kubatizwa akihana, akabatizwa nyuma y'umubatizo w'amazi, akabatizwa nyuma y'umwaka, akabatizwa, ariko buriya byose umuntu abigiramo uruhare, kuko uko urushaho kwegera Imana no kugira inyota yo kubana nayo niko winjira muri uwo mubatizo. Ariko iyo wamaze kubatizwa amazi ukumva birahagije, ku cyumweru nzaterana, ninjya kuryama nzavuga isengesho, nimbyuka nzavuga irindi, ninjya kurya nzavuga irindi, uzakomazanya umubatizo w'amazi. Kandi hari undi mubatizo dukwiye kubatizwa, uwo mubatizo kugira ngo uwumenye. Ubu harimo abantu banawubatijwe wenda ntibamenye ibyo ari byo. Uwo mubatizo kugira ngo umenye ko wawubatijwe Mwuka Wera, uvuga ururimi, ushobora no kuruvuga umunota umwe, ntuzongere n'ikindi gihe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko wabatijwe umubatizo w'umwuka. Haleluya, Yesu ashimwe. Wabatijwe umubatizo w'umwuka, niba bitaraza ubisengere, wegera Imana, ugira umwanya wo gusenga, ugira umwanya wo kuba mu ijambo, usenga Imana, wegera Imana, wiherere, ubane n'Imana, nawe umubatizo uzakuzaho. Yesu ashimwe. Kuko intumwa nazo zabatijwe mu Mwuka Wera, kuko zabaye mu cyumba cyo hejuru, ziragenda zirahategerereza, zirasenga, zirongera zirasenga, kugeza ubwo umwuka yamanutse agaragara mu bimenyetso by'indimi, ngo bavuga indimi zitandukanye. Haleluya. Ari nabwo bahise bahabwa uburenganzira bwo gusohoka. Uko umuntu yamaze kwakira Umwuka Wera, ni umwuka uzana imbaraga, uhabwa imbaraga zo kwamamaza Kristo, uhabwa imbaraga ugashira ubwoba, uhabwa imbaraga umwuka kubera umujyanama, uhabwa imbaraga. Yesu yaravuze ngo nzabohereza umufasha gufasha mu bintu bigoye. Yesu yarabizi ko isi izatugora, yarabizi ko tuzanyura mu nzira igoranye, aravuga ngo nimuhumure nzabohereza umufasha. Haleluya. Ujya uzana ihumure, akazana inkomezi, akakubwira ngo nubwo bimeze gutya komeza, turi kumwe, Imana irakurwaniriye, komeza. Haleluya. Niyo mpamvu ari umufasha. Rero niba utarawubatizwa, nta rindi banga, ube mu ijambo, ugira umwanya wo gusenga, ugira umwanya wawe wo kugira ibintu usiga inyuma no kugira ibyo ushaka gusingira, uwo mubatizo uzabatizwa. Rero tugiye gusenga, mwene data Imana w'umugisha, kugira ngo umwuka w'Imana, ari wo mwuka wa Kristo, abe muri twebwe, kugira ngo tubashishwe gukora ibyo Kristo ashima. Haleluya. Kuko kamere y'umubiri ntabwo ishobora gukora ibyo Yesu ashima. Amen. Tugiye gusenga Imana. Ugize icyifuzo ahaguruke abisaba Imana, twature ngo Mana ujye ubitanga utabyimanye tubishatse by'ukuri. Ntabwo ari byo turangura, si ibyo baduhanurira, ahubwo ni ibyo dushaka tukabiharanira. Haleluya. Ni ibyo dushaka tukabiharanira, nuko bikaza Kristo akabizana muri twe, akatwuzuza imbaraga, akatwuzuza amavuta, uwo mwuka akatuyobora, uwo mwuka akatugira inama. Wajya kuvuga gutya akubwira ngo ceceka, si uko bavuga. Wajya gusubiza akubwira ngo ceceka, ntusubize. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana, Imana ibagirire neza, kandi kumano uwo mwuka, yewe n'abatarabatizwa ibabatize uwo mwuka. Ubatijwe umubatizo w'amazi, ariko batizwe n'umubatizo w'Umwuka Wera, ari wo Yohana yavuze ngo uzaza inyuma yanjye, uwo yari Kristo yaje abanjirije. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirabatura. Ijambo ryawe tuvuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Twemera ukuri kutubature, tugere ku kigero gishimwa nawe. Mu izina rya Yesu tuve ku rwego tugere ku rundi. Uduhe umwuka wawe muri twe, niwe utubashisha gukora ibyo tutashobora. Erega kamere yacu tuyobora gukora ibibi, kamere yacu tuyobora mu bibi iteka ryose, ariko twatuwemo n'umwuka wawe tujya tuyoborwa mu gukora ibyiza bishimwa nawe ndetse n'abantu. Tujya tubasha kumva tukumvira, ijambo riramanuka tukumva icyo uvuze, turacumura tukamenya guca bugufi. Mana nyiribihe, uwo mwuka wawe namanukire hagati muri twe. Nitwacunguye, uducunguje amaraso yawe y'igiciro, kandi ijambo yatuvuga ngo wagiye kudutegurira uzanagaruka utujyane.
abo wacunguye bafite icyo kimenyetso nibo bazajyananwa nawe bature mu bwami bwawe. Nsengeye buri muntu wese Mana ubigize icyifuzo, umusuka w'umwuka wawe, umusuka w'umwuka wawe. Abatarabatizwa mu mwuka wera ndabasabiye ngo babatizwe mu mwuka wera, babatizwe umubatizo w'amazi, ariko iki gitondo ubabatize mu mwuka wera, bavuga izindi ndimi, umwuka wera bamanukire, ubwiza bwawe bubamanukire, igitinyiro cyawe kibamanukire mu izina rya Yesu. Oh Rabbi Sante Baba Yesu, haleluya. Rabbi Kide Sante Baba, umwuka wera nabamanukire, jambo bangu umwuka nabamanukira, muzabagabo bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya, ngo ndetse kugeza ku mpera y'isi yose. Oh mukunzi mwiza, buri wese mwami reka nama kumanukirwa n'umwuka wawe, atangira guhamye, mubo bakorana guhamye, ingeso ze ziguhamye, imigendere yiguhamye, imikorere yiguhamye. Oh Ribekido Sante Baba, mwuka wera namanuke, mwuka wera namanuke, ajya bumujyanama, ajya tuyobora neza, ajya dushoboza ibyo tutakwishoboza. Ngwino uganze mwuka wera, ngwino uganze mwuka wera, ngwino uganze mwuka wera. Oh ngwino uganze mu bagabo mwami, ngwino uganze mu babyeyi mwami, ngwino uganze mu basore, ngwino uganze mu bakobwa, kugira ngo uhereye none ibyo itashobokaga mu buzima bwa buri munsi bitangiye gukorwa n'imbaraga za mwuka wera zamanukiye muri twe. Urakoze Papa, turagushimye kujya ubitanga utabyimanye, kuko wavuze ngo ni isezerano ryanyu, ngo ni isezerano ryanyu, iryo ni isezerano. Umwuka w'isezerano amanukire muri twe, tubashe gukora ibishimwa, tubashe kugira umusaruro, tubashe kwera imbuto mu izina rya Yesu. Urakoze Data, nsengeye ubwoko bwawe kandi nizeye yuko ubikoze, kuko ujya ubitanga utabyimanye mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe uriherekeze, ryera imbuto nyinshi, imwe ijana indi ijana, maze dusohoke muri uyu mwaka, tuzinjire mu mwaka mushya twuzuye umwuka wawe, twuzuye ubwiza bwawe, twuzuye icyubahiro cyawe, kuko uri gukorera muri twe ukagendera muri twe. Turagushimye, icyubahiro n'ikuzo n'ubutware bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen amen. Imana ibahe umugisha mwinshi, amen.